Umugabo w'imyaka 28 wo mu gace ka Austin Gishu muri Kenya yatawe muri yombi azira gutabura umurambo wa se witwaga Stephen Lono. Stephen Lono yashyinguwe mu mwaka wa 2020. Gusa ubwo hari ku itariki ya 21 Gicurasi 2025 umuhungu we nibwo yamutaburuye. Abatuye muri aka gace babonye umusore muri ibikorwa byo gutabura imva ya se mwirimbi maze bahita hamagara inzego z'umutekano. Polisi yatangaje ko ukekwa yafashwe yicaye mwirimbi nyuma yo gutabura umurambo w'umubyeyi we ashaka gukura mu mva ndetse yatafungwa kugira ngo akorerwe iperereza ryimbitse. Ntabwo haramenyekana icyo yaragiye kumaza, ariko polisi yasobanuye ko gutabura umurambo wari ushyinguye ari icyaha gikomeye cyane ndetse ko wagikoze agomba kukiryozwa. Uyu murambo wongeye gushyingurwa mu gihe iperereza ryari rikomeje. Umusore w'imyaka 28 watawe muri yombi yazira gutabura umurambo wa se. Nkuko twabivuze ni Stephen Lono wari warashyinguwe muri 2020 mu mwaka wa 2025. Ubwo abaturage babonaga uyu musore ari mwirimbi baratunguwe cyane, bibaza icyo ari gukora. Uko bakomeje kureba basanze ari gutabura umurambo wa se, niko guhamagara inzego z'umutekano shishitabona barahagira. Dore byatangajwe na polisi. Polisi yavuze ko ukekwa yafashwe yicaye mwirimbi aho yari amaze gukuramo umurambo wa se. Kugeza n'uyu munsi nta mpamvu iramenyekana yatumye atabura umurambo wa se. Polisi yongeye kuvuga ko gutabura umurambo ari icyaha gikomeye cyane gihanwa n'amategeko. Nyuma y'uko uyu musore yamaze gutabura umurambo wa se, uyu murambo wongeye gushingurwa, iperereza rirakomeza. Dore ibibazo byibazwa n'abantu batandukanye kuri uyu musore. Ese yaba yarabitewe n'ibibazo by'urwayi bwo mu mutwe? Hari si imyizerere idasanzwe yamuteye gukora ibi? Cyangwa hari ibindi byihishe inyuma nko gushaka ubukire cyangwa gusubira mu bya gakondo? Ni ibibazo byibazwa n'abantu batandukanye. Iki ni ikibazo cyugarije imiryango n'imico kandi gikeneye iperereza ryimbitse rihuriweho n'inzego z'umutekano n'abahanga mu by'imitekerereze y'abantu. Niba ushaka kumenya byinshi kuri iyi nkuru mu buryo bwimbitse cyangwa se gusobanukirwa ibijyanye n'amategeko haba muri Kenya nuko uyu muntu ashobora guhanwa, ndakomeza nk'uko binsabye turasesengura iby'iyi nkuru mu buryo bwimbitse. Turebe bishobora kuba intandaro y'ibi. Dore impamvu zishobora gutera ibintu nubwo hataratangazwa impamvu nyayo yatumye umusore atabura umurambo wa se. Dore zimwe mu ntekerezo z'abantu batandukanye. Bamwe bavuga ko byari ibibazo byo mu mutwe, ibizwi nka physiological issues mu ndimi z'amahanga. Hari igihe umuntu afatwa n'indwara cyangwa izindi ndwara zo mu mutwe zishobora gutuma umuntu agira imyitwarire idasanzwe muri rubanda. Gukora igikorwa nk'iki ashobora kubiterwa no kumva ijwi cyangwa igitekerezo cy'uko agomba kuvana se mu mva. Hari n'imyemberere ya gakondo n'ibyo abandi bita imitambagiro ya daimon, ariyo myuka mibi. Hari aho bavuga ko bamwe mu bantu bajya mu bikorwa byo gusenga mu buryo budasanzwe cyangwa gukora imihango yitwa nk'iya gipagani ifitanye isano n'ubupfumu cyangwa uburozi, bakitabaza imibiri y'abapfuye. Mu bihugu bimwe na bimwe hari n'aho abantu bashobora gutekereza ko mwirimba ari aho gukura ubukire cyangwa imbaraga zituruka kuri Sekibi. Abenshi bakitwikira amajoro bajya kwiba imirambo n'imva z'abashyinguwemo ngo babikoreshe mu migenzo ya gipagane, gushaka ubutunzi n'ibindi. Hari n'abandi bavuga ko marimbi hari inzira z'ubusamo zerekeza kwa Sekibi. Abandi bavuga ko zaba ari impamvu z'amateka n'amateka y'umuryango, ko ashobora kuba yaragiranye ikibazo gikomeye cyane na se agashaka kumwikiza no kuvanaho izina ry'igikomere cyahise. Hari n'abashobora gutekereza ko umurambo wapfuye ufite ikintu gitangaje nk'umutungo cyangwa ibanga bashaka kubona muri uyu murambo. Dore ko amategeko ya Kenya bivuga ku bijyanye no gutabura umurambo. Mu mategeko ya Kenya gutabura umurambo ni icyaha gikomeye cyane. Muri Penal Code ya Kenya mu ngingo y'137 ivuga ko umuntu wese utabura uyu murambo agamije gukora ibinyuranyije n'amategeko aba akoze icyaha kandi ko ashobora gukatirwa igihano cy'igifungo cy'imyaka kurenza 5. Ibi bigaragaza ko igihugu kifata nk'igikorwa cy'ubugome n'icyubahiro gike ku bapfuye. Dore ko inzego z'ibanze z'abaturage babifata barasaba ko uyu musore yakorerwa isuzuma ry'ihungabana ibizwe mu ndimi z'amahanga nka mental health evaluation. Ati ni ingenzi kuri uyu musore
gusuzumwa n'abaganga bakareba ko nta ndwara zo mu mutwe afite, hakarebwa n'icyabimuteye. Banasaba ko bagomba kurinda amarimbi mu buryo bwizewe, agahabwa umutekano, cyane ko mu gihugu cya Kenya ibintu nk'ibi bikunze kuhavugwa. Imvuga abakire bahambanywa zahabu ni imvuga abantu benshi bakunze kugarukaho, bakabisanisha n'uko abantu bamwe bajya mu marimbi kuhashaka ubutunzi bwa bamwe baba barapfuye, ndetse n'abibwira ko hari imyemerere gakondo ifite aho ihuriye n'ubupfumu ikorerwa neza mu marimbi, imigenzo yizihizwa ku bapfuye. Abaturage basaba ko imva z'abantu zarindwa cyane, amarimbi ashyinguyemo abantu agahabwa agaciro, hakaba ubufatanye bw'abaturage mu kubungabunga ingendo zose zerekeza mu marimbi, ngo hari no kwimakaza uburezi ku burenganzira bw'abapfuye. Aha ni ugusobanurira abantu bakiga guha agaciro abapfuye no kubaha imibiri yabo. Ati abaturage bakwiye gusobanukirwa ko nubwo umuntu yapfuye aba agifite icyubahiro n'uburenganzira bwo gushyingurwa mu mutuzo. Kandi guhubukira ku byangiza biba bifite ingaruka zikomeye cyane. Dore umwanzuro kuri iyi nkuru. Ati ikibazo si icy'ubutabera gusa, ni ikimenyetso cyerekana ko ubuzima bwo mu mutwe, imico, imyizerere n'imibanire y'imiryango byose bigomba kwitabwaho kugira ngo ikibazo gicike. Hakorwa iperereza ryimbitse gufasha mu by'ubuvuzi bw'imyitwarire ndetse no gufata ingamba mu mategeko. Inkuru y'umusore w'umunyakenya w'imyaka 28 watewe muri yombi azira gutabura umurambo wa se ubwo hari ku itariki ya 21 Gicurasi na 2025 nk'uko byatangajwe na polisi. Iyi ni James Image. Moses Mumure niko nitwa. Ni mu nkuru z'utuntu n'utundi. Iyi nkuru ziba zacaracaye ku bitangazamakuru bitandukanye, abenshi bakazibazaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi bijyanye n'amarangamutima yabo. Ese yaba yarabitewe n'ibibazo by'urwayi bwo mu mutwe? Hari si imyizerere idasanzwe yamuteye gukora ibi, cyangwa hari ibindi byihishe inyuma nko gushaka ubukire cyangwa gusubira mu bya gakondo? Ni ibibazo byibazwa n'abantu batandukanye. Iki ni ikibazo cyugarije imiryango n'imico kandi ikeneye iperereza ryimbitse rihuriweho n'inzego z'umutekano n'abahanga mu by'imitekerereze y'abantu. Niba ushaka kumenya byinshi kuri iyi nkuru mu buryo bwimbitse cyangwa se gusobanukirwa ibijyanye n'amategeko haba muri Kenya nuko uyu muntu ashobora guhanwa, ndakomeza nk'uko binsabye turasesengura iby'iyi nkuru mu buryo bwimbitse, turebe bishobora kuba intandaro y'ibi. Dore impamvu zishoboka zishobora gutera ibintu nubwo hataratangazwa impamvu nyayo yatumye umusore atabura umurambo wa se. Dore zimwe mu ntekerezo z'abantu batandukanye. Bamwe bavuga ko byari ibibazo byo mu mutwe, ibizwi nka physiological issues mu ndimi z'amahanga. Hari igihe umuntu afatwa n'indwara cyangwa izindi ndwara zo mu mutwe zishobora gutuma umuntu agira imyitwarire idasanzwe muri rubanda. Gukora igikorwa nk'iki ashobora kubiterwa no kumva ijwi cyangwa igitekerezo cy'uko agomba kuvana se mu mva. Hari n'imyemberere ya gakondo n'ibyo abandi bita imitambagiro ya daimon, ariyo myuka mibi. Hari aho bavuga ko bamwe mu bantu bajya mu bikorwa byo gusenga mu buryo budasanzwe cyangwa gukora imihango yitwa nk'iya gipagani ifitanye isano n'ubupfumu cyangwa uburozi, bakitabaza imibiri y'abapfuye. Mu bihugu bimwe na bimwe hari n'aho abantu bashobora gutekereza ko mwirimba ari aho gukura ubukire. Cyangwa imbaraga zituruka kuri Sekibi. Abenshi bakitwikira amajoro bajya kwiba imirambo n'imva z'abashyinguyemo.
Imana ibarinde.